ariko nawe nukunyicisha umubiri nta kindi amurera ikindi gusetlata cyangwa kirarara turarara sure nangeraga mfite ikibazo hano nshaka gukemura shumi wawe noneho nimba kananze tugafata ukajyane kano uyu mwana afite ibibazo rwose unsigaranye nande ko Nambaye imfubyi ndetse ko nsigaye ndakora igikora musaza wanjye yantaye kuko ngiye gusigara mvunika njyenyine uyu muruho nzawujyana ngiye ndumva ntanakiyahura nanjye ngakurikira ababyeyi Usa nabaho gute mana yanjye Kamukaba kanuzira kwirizwa kurizwa niki urandebera ukuntu wabaye ndatomboye nkize nyoko nyize naso ngiye guhangana nawe iyi myenda sanga wayimeshe urandebera ukuntu mumera sanga wayimeshe ejo nzayijyana mu isoko ngiye guhangana nawe musaza wawe yagiye i Kigali nawe tarongera ndabanyegukanye imitungo urandebera uba hasigaye ndayoboye nicyo nashakaga reka ngende sanga imyenda wayitunganyije turagushimye mwami Yesu turagushimye ko waturinze muri iri joro tugategereje muri iki gitondo turi amahoro izina ryawe rihimbazwe ryeze uri umugisha kuri mukuru w'isi urakoze mu izina rya Yesu amen Hali bamujyanye wo kamufanda mwese ndi ibintu bishyushye ntabwo rero bikunda papa kandi urwana ugiye mbona usigaye ushobora kunywa inzoga oya ntabwo nzone se nizo ndimo hasi ndimo wakanda gasigwa byo ncungira ururwana nshonga simba nagize bacho gusifata se ntiyari muri furi cyo mukaka amakuru ishuri biragenda se biragenda mumenye ko mugiye kujya muri kaminuza urumva nimurangiza secondaire muzitumije muri kaminuza urumva amanota meza ariko dade birangiye rwose ndumva kaminuza nzayijyana n'Amerika rwose ntabwo nshaka kujya muri Amerika Igwe cyane nyine uzabona mu mutameza ndiye narakubwiye ngo sinshaka kwiga ibyo by'amakaminuza sinzabijya ngurira imodoka njyewe uko nzibona amafaranga ndakuzi imodoka nyine ugira permis uzayigura permis yose amafaranga ariko tene wagereka gusuzugura dade kandi sigaho usuzugura kandi impamvu ndayizi nuko usigaho ugendana na bya bihugu by'ibirara byo ku muhanda nabi ibintu gutangira ntabwo ari sawa narakubonye ejo bundi waje wasinda nanjye nakibonye kihumura ibintu bimeze nk'ibitabi njye ntabwo ariko shaho ubusa nzabona mu bitabi kana pasitese yawe utaha hano banjye rero ndabona amasaha ageze ngiye kujya ku kazi sibyo njye mwibuka ko hano ari kwa pasiteri urumva mama wanyu yarabakundaga yifuzaga ko muzaba abagabo sibyo njye mwitwara neza urumva umunsi mwiza kandi abana banjye ndabakunda Bye.
Okay. Sawa. Sawa sawa sawa. Sani ariko we Nami rwose. genda ubwire manager umubwire ko mfitanye nabo gahunda mu kanya y'inama umubwire ko wakoze ubusa. Yego. Wakoze kanyize kwica. Kuri ibintu warutangiye ushaka ko ndakuza kuri papa. Umusenge nzabura ikosa gufatiramo. Ese ntabwo ibyo navugaga ari byo. Ejo bundi nakubonye waje wasinze. Nubwo Gasigwa yagufunguriye agasa naho atabinyeretse ariko naranabimubajije yanga kubimbwira. Nje nicyo kintu mba nanga. Iyo mbonye hagakosa gatoya tujya kubibwira papa. Kandi nje nanjye kari maharamo kosa njya nkubona. Nose ngiye kosa. Ngo nta kosa ugira. Ubuse papa ejo bundi ntiwamwatse 10,000 byo kujya muri salo nangahe? 3,000 bayakojeje iki? Nose ibyo abakobwa birakura wagime. Bitandeba ndabizi. Hari umushuti wanjye ukora muri salo yaravuze ngo ibyo bamukoreye ni 3,000. Ariko rero ibyo keza avuganye nubwo nagukingiwe nk'ikirekire gisishijwe kukurega kuko ahangaha ndi n'ubundi si iwacu ndabizi ko mpatswe ariko umwana wa pasiteri ushatse wakwitwara neza. Ibyo keza avuga ni ukuri naragufashe na wa bahungu murimo muramutabi ndicecekera sinapfa kubibwira papa wawe sibyo n'inzoga nazibonye biri kuzira zijya z'umukara sinzi ukuntu nazibu ubu niba nakoze ikosa ngombwa ngo keza bivugire ku meza na nubwo atari ku meza ariko ugomba kwisubiraho ko papa ni pasiteri. Ariko Gasubundi wamuretse ko dusigaye dutegura n'icyayi ku meza kandi gukira. Reba abafite harya babyita ngo ni hangover. Abafite hangover akinywesha amafanta konje umva ibihorananiranye mana nyagasani uretse kubibwira papa akakugira ku mavi. Ubundi wowe uziyaba diamond. Ubundi kereka nkubwire genda bizi abantu banywa inzoga najyaga mbona naho nabaga mbere ntaraza hano ntabwo banywa ibyayi ngo banywa ibyayi bishyushye mu gitondo bashya amatama. Ariko rero shaka kwisubiraho uzi nk'ubu wanyihera amahirwe yo kujya kwiga shananye nazaba umukire. Wowe wanze kujya kwiga ngo ushaka amamodoka nturabona perime utangiye kwinjira mu by'uburara nta kintu byazakugira. Mani ibintu byo kwiga se ni ibiki mwana njye narangije secondaire ibintu bya kaminuza muzarimo kumwa njye nakurira imodoka mani njye bose ntabwo najya ngo umunyenga mani tugacomoka. Reka mbanze nkubwire umunyenga bose keza we sinajya mutwara umunyenga sinkwanze ariko ugiye kwiga kaminuza niyo modoka ushaka kwaka muzehe wawe wazayigurira. Reka mbabwire mwana ndazibe mumbabarire mureke kujya mundabuza kuri papa basi mungire inama nyuma ariko mutandaburije kuri papa nk'ubu papa cyane umutima mubi mu kazi. Oya ikibazo si papa ikibazo ni wowe udahinduka ni wowe winangira wabaye umwana mwiza. Buriya akamubwira ibi tukubwira ntabwo ari ukubwira nta kintu mumbwira mwebwe tukubwira ntabwo ari ukubwira nubwo nyine wifunze ngo uri bumubyeyi ariko reka ngo ukire nibwo gakeya se gerageza kandi gerageza ariko ni sawa. Ni sawa? Twaherukanagaho duherukana ntarabo muri rasita dore nashyizeho imisatsi no munsi nyine napanze gusohokana ndavuga reka mujyane ahantu heza akeka yibonye na hoteli nziza mba neza byatangiye n'utaha ni heza urebye amacumbi yaho yo kunywa n'ibyo kurya bagakomande mu minota mike bakatugezeho kandi twahekana gakera gusa twari twumva ikindi bisa twatanga cyangwa turarara sure reka twinjoyinge kubera ko
abarishaza aho babankaniye ariko no umunsi turarara turajya twenda ajya buriya tugira ni sure ahubwo nta nubwo turara ijoro rimwe okay gusa nyine wumve ko tutibagirwa no kunywa kugenda ugiye he